tubahaye ikaze aho muri hose tubasuhuza cyane tubifuriza amahoro y'Imana tubabwira ngo Uwiteka barebe neza aho muri hose cyane cyane kadusuhuze ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ingabo z'ibihugu byose birinze umutekano muri Afrika ku isi yose mwese turabashuhuje dusuhuza abayobozi b'ibihugu batandukanye ku isi yose aho muri hose turashuhuje ni Ruda ibashuhuje reka dusuhuze abatuye ku isi bose aho muri hose amadini hose umusengera hose Ruda irabashuhuje abamva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hose ku migabane yose y'isi yose turabashuhuje tubahaye ikaze iyi ni radio ya Ruda ibashuhuje tugiye kuganira rero n'ubundi turacyari kumwe n'umuhanga wacu wa wundi ukomeye cyane ufite impamvu 200 zikaba ari impamvu yamaze gutura abanyarwanda ndetse n'isi yose akazishyira ahagaragara akaba tugiye kugomeza tuganira byinshi bitandukanye cyane yibanda mu kuzamura ikiremwa muntu cyane yibanda cyane ku banyafrika bakomeje kugenda bahura n'ihohoterwa ritandukanye ngubwo ubukorone ngabo bukorone bwo mu gihugu imbere muri bwo ngubwo ubujiji butandukanye akabaje nka mwarimu rero wo kuvura wo kugangahura icyo kibazo ntago yita ku bikomeye gusa yita no kubyoroheje yita ku umuco gakondo ntago ajya usiga inyuma ndetse akita ku iterambere ndetse n'ikoranabuhanga ibyo ntajya byibagirwa byose urumva ko impande zose azitaho akaba afite mu nshingano ze kwita cyane ku bakene kurenza abakene Ruda igomba kubazamuza ukuboko kwayo kw'iburyo naho abakire ko n'ubundi basanzwe ari abakire ntago bakeneye byinshi tugiye kuganira kuri byinshi rero bigiye bitandukanye tureba ku kintu cyazamura ubukungu bwa Afrika ntago ari perezida w'u Rwanda ngo agamije ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda ngo u Rwanda rukure rusumba ibindi bihugu gusa afite guteza imbere umugabane wa Afrika wose niyo mpamvu yanditse igitabo cy'impamvu 200 ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda kuko ariho hagomba kujya ibiro bya Afrika hanyuma agakomezaho n'ibindi bihugu byose kugira ngo mutaza kugira ishyari abari mu bindi bihugu mugira ngo n'u Rwanda gusa na Afrika yose ndetse bigakomeza bikagera ku isi yose tugiye kuganira rero kuri byinshi bitandukanye ni iki kigiye gukorwa kugira ngo itakaza agaciro cy'ifaranga hano muri Afrika ryongere ribe ryagaruka hakorwa iki Ruda yiteguye gukora iki muri Afrika kugira ngo amafaranga agomeza gutakazwa cyane agaciro n'amadolari ni iki kigiye gukorwa murakoze murakoze cyane muri Afrika ari amafaranga yose mubona yose agiye gusimburwa n'ikitwa copper money ifaranga rigifite agaciro shingiro kandi rifite agaciro mbumbe kandi agaciro kazanogera bose kandi iryo faranga niryo rizaba ifaranga rizaganza ku isi hose kandi bose bazariyitabira kuko rigiye kuvukira mu isoko ry'amasoko y'ubukungu afite isoko ry'amasuku ariko amasuku ashingiye ku bwonko none agasesekara ku mubiri none agasesekara muri rubanda bityo rero ubukungu tugiye kubugangahura dukurikije amasoko y'ubwo bukungu ari muri Afrika none ubukungu n'ayo masoko bidakungurira abanyafrika ariko noneho ubuyobozi nyabuyobozi ubuyobozi bw'abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu bose bamaze kurya tize ntaho utasanga abaruda bari mu Rwanda ku mpamvu zo kwiga ku mpamvu zo kubaho zo gutura zo gucuruza zo kwigisha kuvura gucuruza gukora imirimo iyi n'iyi gutoza ibi n'ibi na biriya no muri East Africa nuko no muri Afrika yose no ku isi hose usanga abaruda ntaho utasanga abaruda ku mpamvu maze gusobanura haruguru hari bari hirya no hino ku isi barimo gukora umuti hose narahabakwirakwije bari mu kazi kose birumvikana ntaho utasanga umuruda ni ku rwego mpuzamahanga umuruda niyo mpamvu uzasanga afite icyubahiro ku rwego mpuzamahanga umuruda ushobora kumusanga
ari ku mugabane w'uburayi wa Amerika, migabane ya Amerika, noneho muri Aziya hose, noneho gazasanga Afurika ifite shingiro kuba yarasigaye inyuma, kubera bahoraga bayivomamo, ryari ryarabaye ivomo, abisi bose baza kuvoma kubera bari bacanye amatara magufi n'amaremare n'aya spotlight sapiga kure areba kure bayafite. Ariko noneho perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred ndaje nk'umusaza ufite amatara amurika kure cyane, amatara magufi n'amaremare ariko afite ingufu, kandi n'aya spotlight samurika gusumbya ayari asanzwe yabariya twasobanuye haruguru hari. Twe turaje twibyarize umusaruro Afurika yacu, u Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afurika, none Afurika nayo tuzayigira umurwa mukuru w'isi, none dukuremo iyi mipaka yose muri Afurika, tuyibona nk'amapingo ku maguru y'Abanyafurika. Nituyikuraho tuzaba tubonye ubwigenge bwuzuye, naho cyagiye bibohoye amapingo ku maboko gusa babyina victory, kandi nyamara ubwigenge butaruzura. Nitwikuraho amapingo ari iyo mipaka ibuza Abanyafurika gutura aho bashaka no kugenderana no gukorera aho ushaka na kwigira aho ushaka, ukagira ubushake bwo kwiga ariko ukabura uko wambuka. Ibyo byose izo nzitizi turaje tuzikureho, ayo mapingo ku maguru turaje tuyace tuyakureho, tubohore Abanyafurika bajye batura aho bashaka. Amahoro azahinda ibihe byose, abana bacu bazakurira mu karere gafite ituze, amahoro n'amahoro ribe isoko ry'amabeneri. Bityo rero isi yose izaza kutwigiraho, noneho barebe koko ku Rwanda rwari rukwiriye kuba umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika yari ikwiriye koko kuba umurwa mukuru w'isi. Bityo rero kuri iyo ngingo ikomeye cyane, aho ngaho ni impamvu ikomeye cyane yatuzinduye twe abaruda. Tuzanye ubuyobozi nyabuyobozi, ubuyobozi butikanyiza, ubuyobozi budafite cyene wacu, ubuyobozi budafite cyene wabo, ubuyobozi budafite cyandakuzi, ubuyobozi budafite kana ka mama, ubuyobozi butagendera kuri ruswa, butagendera kuri gukunda imitungo no kwigwizaho imitungo, ubuyobozi bwa rubanda. Rubanda ruzajya rugushyiraho, nushaka kwidegembya kubakorera nabi bagukureho, none bimike undi. Ubuyobozi bugiye kuba ari bwo buyobozi bwa nyuma bugiye kuyobora neza, hanyuma Imana izafata umwanzuro ku ngamba zizakurikiraho. Naho ubu nibwo buyobozi bwa mbere buze kurengera ikiremwa muntu, abana bato, bangavu, n'ingimbi, inkumi n'abasore, ibikwerere, abasaza n'abakecuru, abantu bagenda bemye n'abagenda bakambakamba n'abatinyagambura aho bari. Imbohe zose gereza turazisenya, turababohora bose bajye mu kazi kose. None abanyeshuri tubatoze gukora, tubatoze n'inshinga 2020 mu bihe 38 cyangwa 28 byibanze byihutirwa. None ababa bahanga bavumbure, nyuma ibyo tuvumbuye tubikore ku bwinshi, tugemurire amasoko mpuzamahanga, twinjize amadolari ya kopamane muri Afurika. Ifaranga rigiye kugira agaciro, none rigere kuri bose, rizaba rifite agaciro katigeze kabonekaho ku isi ya rurema. Ni ryo faranga rizaba irya mbere. Hazamanikwa ibendera rya Ruda ku isi yose, koko rimeze nk'ingofero ya perezida ya Waruda, kandi rimeze nk'ukwezi gukuze mu kirere. Ibyo none bizasimbura ibyari bihari ku isi hose, kubera bigiye kuzana amahoro, bisimbure ibindi byari byarananiwe. Bityo rero umuryango w'abibumbye muzabibona ku manywa y'ihango utangaza iyo nkuru ku isi hose, na kwa papa naho muzumva inkuru yaturutseyo. None inkuru izaturuka Washington DC USA 2, bizabyakirana urugwiro. Ubwo ni muri Afurika, United States of Africa. Hanyuma u Rwanda ruba umurwa mukuru w'iyo leta zunze ubumwe za Afurika kabiri. None USA ya Washington nayo izabyemeza.
ngo ubuyobozi buturutse muri Afurika buganze bw'abaruda nta kabuza bubi ndongozi ku isi, kuko bakoze umuti baraturushije kuva kare kose. Nta n'umwe wigeze ushaka impamvu zigera haba no mu ijana, ariko twe twadukanye 200 ku rwego rw'u Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Turi abambere, twahize isi kandi tuzakomeza tuyihige, kandi turabikwiriye koko. Mwabyumviye rero Copa Money rero yaje, ikaba ari ifaranga rigiye kuzamura, rizaba riri ku rwego rwo hejuru, aho ngira ngo perezida wa Ruda yagiye ababwira byinshi bigiye gukorwa kugira ngo ubukungu bw'igihugu buzamuke. Nyamuneka mwe muri tayari kandi mwiteguye gufatanya nawe mu buryo bwose kugira ngo tubashe kuzamura igihugu cyacu. Mwumvise ko hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi nkeka kose bizagenda bihagera, nta muturage uzongera kwimirwa ku butaka bwe kubera ko umushoramari yaje, ahubwo kuba ufite ubutaka ubwo nawe uri umushoramari, ubwo uzaba ugiye gufatanya nawe. Nta uzongera kujya gucukura amabuye y'agaciro mu butaka bw'undi muntu uko yiboneye ngo aramugura imwimure, ahubwo hazamu kugabana. Numva ko muri ibyo bintu harimo kwa kuzamuka, kwa kuba abakire ko abantu bafite ubutaka burimo amabuye y'agaciro. Ngira ngo iyi Ruda nta muntu utayishyigikira, ni Ruda ishyigikiye uburenganzira bwa buri muntu wese, n'imitungo yawe igashyigikirwa. Niyo mpamvu rero mugomba kwitegura. Abantu mumenyere gukora nabi, nyamuneka mutangire mwihane mukizwe, kuko Ruda yo ntabwo ibyo izabyihanganira. Ije kugorora mu bitekerezo, kujijura abantu, kwigisha kugira ngo abantu bashobore kuba abahanga, bahangane n'iyi si y'igizashwi, kugira ngo bashe kubonera ibisubizo ibibazo isi ifite bimaze kurenga abantu. Abantu bagenda bishima mu mutwe, abantu bakagenda bivugisha mu muhanda kubera imisoro yabarembeje, ibyo acuruza, ibyo akora abona bitavamo, aho arara arasora, aho akora agasora, ahageze aparika imodoka agasora, umuntu ubwe agasigara nawe ubwe yibaza amaherezo yabyo, akabona isi yamuguye hejuru. Nyamara Ruda ifite igisubizo cy'ibyo byose, kuko igishoro cya miliyoni 6 udagifite nta gusora birumvikana, kandi n'ibindi bizasorerwa nabyo imisoro izabiri hasi cyane, kuko ntago bizakomeza kuzamuka. Abanyarwanda mwitegure ko abashoramari ku rwego mpuzamahanga, mwitegure kuvana amaboko mu mifuka, mukora na Ruda, mukora amasaha mushoboye gukora yose. Abafite ibitekerezo muvumbure imirimo myinshi, inganda zaguke mu Rwanda, twubake inganda nini cyane, byibuze akarere tujye tugiramo nk'inganda 2 gusa. Murumva ko tugomba gutera imbere mu bwonko, twubaka amazu agera hejuru mu bicu kugira ngo tubashe kubona ubutaka bwo guhingamo imbuto za kinyarwanda ziboneke ku bwinshi, tusagure n'amasoko. Rero Ruda ntago yicaye gusa kuri ibyo gusa, yaraje kugira ngo mufatanye. Ruda ntago ari ishyaka ryavuye imahanga, ni ishyaka ryavukiye i Rwanda mu mudugudu wa Kamashashi hano Kanombe, rishyira ibihanga mu mudugudu wa Kindege. Byose ni kimwe na Kamashashi, byose ni muri Kanombe, ni muri Kicukiro. Gire ngo Kicukiro nayo iri mu turere tuzahabwa ibikombe, kuko yabaye ya mbere mu ko avumbuka umunyabwenge Barafinda Segikubo Fred, akaba ariho igiye kuba isoko ya Afurika y'impamvu 200. Bamwe bakaba batangiye kugenda bakora kopi amanywa nijoro. Reka dusuhuza abantu bari muri Brazil, abo nabo rwose batweretse ko bari kudukurikira 5 kuri 5, abari muri za Miami, Chicago n'abandi bari mu Bwongereza. Abo nabo ntago twabarondora, ni benshi cyane, bari kutwereka ko badukurikiye. Nawe wagira usuhuza bari mu Bwongereza? Birumvikana abantu bose bari muri Amerika y'Amajyepfo, bose mu mbumbe hamwe ndabasuhuje. Ni perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, muramuzi. Urabona ko hano nicaye, reba bose bakunkoranyambaga bose banyandikiye. Namwe bari muri Amerika y'Amajyaruguru ndabasuhuje, hi. Noneho namwe bari muri Aziya mwese ndabasuhuje, assalamu alaikum haji n'abahajati mwese n'abandi bose musigaye. Noneho mwese
abaturiye muri za Korea birumvikana aho ndahavuye Uburayi hose no mu Bwongereza mwese ndabashuhuza abanzi n'abavutse mu kanya batari banzi namwe mubimenye nge rwose hano amakuru ndimo kuyamenya neza abavukiye mu bitaro byose ku isi mwese ndimo kubibona hano ku ikoranabuhanga ryacu imibare ukuntu igenda yiyongera ikoranabuhanga ririmo kugenda rinyereka abavutse buri mu bihugu umubare wa buri gihugu Afurika yose rwose ndimo kubabona bamaze gusaga miliyari 2,200,000 ku rwego rwa Afurika ndimo kubikontorora hano z'abaturage bityo rero no ku isi hose ndaje mbereke ishusho mbonera uko bihagaze bityo rero murangwe no kwihanga twabaruda turabahanga hirya no hino ku isi twarasesekaye rwose turimo gukora umuti ariko twatangiye tuwita umuti w'igihugu ariko ni umuti w'akarere k'ibiyaga bigari akarere ka Afurika n'umuti w'isi bityo rero mushonje muhishiwe turaze dukora umuti mwese nabasuhuzaga mu izina ryanjye bwite perezida nyaperezida Deriyo Presidente Barafinda Sechipo Fred. Call me at www.ruda.tk and you can as well after writing to me the message through that website you can also call at my cellular number at plus 250 78 34 28 622. This is the real president, Ruda president, Ruda founder, Ruda regular representative in internal affairs and external affairs. So let me say farewell and so long. Ngaho kandi musigara mahoro rwose kambaye umuntu nawe abasezereho rwose abakumbuze Ruda kandi yakoze umuti hano muri studio zabo ni amabengeza ndayabatuye studio ndayibatuye rwose hano wagira ngo niho hakwiriye kuba ibiro by'isi yose. Rero iyo ni Ruda ni perezida wa Ruda basuhuza bari bose arabari mu Rwanda nuko tuba tubibagiwe ngo ntago muba mutureba namwe turabareba bari kwa Makoro rwose aho ngaho kwa Emmanuel Makoro mwabayoboke beza mwe abaruda muri turabahaye ikaze turabishimiye cyane abari muri Australia iyo nabo batweretse ko bari kudukurikira izo gahunda ni nziza cyane bahubwo bigeze he iyo myiteguro ngo bari kwitegura indege bari kuzitegura bakora kuri za modoka nazo ziri mu ruganda zitunganywa zizaba zisesekara hano ku munsi wo kurahira mu minsi mike cyane ubwo tugiye gushyira ibihangano bya Ruda ku mugaragaro isi yose izabireba ngira ngo barabyiteguye neza nyuma icyo bategereje ni ukumenya isaha n'itariki nabyo biri gutegurwa mwe mwitegura amakositimu muyakoraho ngire ngo ni ibirori bizaba ari akataraboneka bizari bya mbere hari ku isi yose imikenyero mwabadamu mwe muyikoraho abakobwa muyambara bizaba ari ibintu by'akataraboneka hari kuva isi yarimwe nicyo kirekire niyo ronchi zabigiye kubikomeye ko zaba ari ronchi yo kurenganura ikiremwa nyafrika aho cyarenganiye kwisi yose. Rero reka tugarukire hano tufata akaruko gato turagaruka mu kanya reka tubabwire nimero mwatubonaho. Nanone ni ya nomero isanzwe kubari mu Rwanda utangira na 07 8 34 28 622. Ababa mu mahanga ni utangira ushyiraho kode y'igihugu n'agasaraba 250 78 34 28 622 no ku rubuga rugari Ruda website ni wa@ruda.tk. iyo tike ni teacher of Kigali mwarimu w'Ikigali bityo rero byaba ari uburyohe bw'akataraboneka mwandike musuru urwo rubuga nkoranyambaga rugari ryo ubutumwa bwose n'igitabo cy'abaruda cy'impamvu nziza 200 kirahari haba muri PDF no muri Word hose wabihasanga.